ubwo umunyamuziki ukomoka ku mugabane ukomeye cyane wa Amerika gusa uko afite uruhu rwirabura byabashije kumugora kugira abashe kugira ageze kuri ubu. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye mu njyana ya dancehall, mu njyana ya reggae, mu njyana ya hip hop ndetse n'izindi nyinshi. Uyu nguyu usibye nako kazi akora akaba afata n'amajwi, ari umukinnyi wa za filime, yerekana imideri ndetse akanayikora. Uyu nta wundi ni Rihanna, icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba umwe mu bastar tugiye kurebera hamwe amateka yaranze ubuzima bwe kuri uyu munsi. Ugiye kuduha igitekerezo kundi mustar cyangwa ku kindi cyamamare wifuza ko twaza kugeza amateka y'ubutaha, muri kumwe nanjye Kwihangana Elisa Response. Tariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 1988 nibwo mu gace ka St Michael i Barbados muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havutse umwana w'umukobwa. Uyu umwe mu bari baje guhindura isi kuko yari kuzaba umuhanzi w'icyamamare ku isi yose. Uyu nta wundi ni Rihanna, aho amazina yasabwe icyo gihe ari Rihanna Robin Fenty, akaba mwene Monica Braithwaite bivuze ko ari we nyina, ndetse na Ronald Fenty. Rihanna akaba avukana n'abasore babiri ari bo Rory ndetse na Rajat Fenty. Uyu mukobwa ariko akaba afite n'abandi bavandimwe batagiye bahuza ababyeyi bandi bana. Uyu nawe yatashura abanza aho yize St Charles F. Memorial, amaze yisumbuye ayiga Combimie High School. Ageze mu mashuri yisumbuye nibwo yatangiye kubona ko yari afite impano yo kuririmba, maze ahita akora itsinda ry'abaririmbyi b'abakobwa. Icyo gihe ariko ntibyamuhiriye cyane kubera ko atigeze babikomeza. Batangira abakobwa batatu. Akaba yarafashaga nyina gucuruza imyenda, ari nako se anywa cyane ibiyobyabwenge, ibintu byatumye Rihanna nawe atangira kubikoresha cyane akiri umwana. Rihanna akiri umwana yari yarakoranye inzozi zo kuzaba umusirikare, ndetse akaba umusirikare umwe mu bakomeye cyane mu bagore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yakwamara ku isi yose kubera ibikorwa by'ubutwari. Mu mwaka wa 2003 Rihanna buri kimwe gusa ngo ajye kwiyandikisha mu gisirikare, nibwo inshuti ye yitwaga Evan Rogers yamubonyemo impano ikomeye yo kuririmba, maze amujyana mu nzu itunganya umuziki, inzu yitwaga Def Jam Record. Rihanna yatangiye kuririmba n'ubundi nk'ibintu yakundaga cyane. Mu mwaka wa 2005 nyuma gusa y'imyaka ageze muri iyi nzu, yahise asohora alubumu ye ya mbere yise Music of the Sound. Iyi alubumu ye ya mbere ikaba yarigizwe n'indirimbo zirimo iyitwa Here You Go Again, The Last Time, Pon the Play, yakunzwe cyane ndetse n'izindi zitandukanye. Iyi alubumu ye ya mbere ikaba yaraje ku mwanya wa gatatu kuri Billboard Hot 100, ibintu byamuzamura imbaraga cyane ndetse binazamura izina rye by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rihanna yakomeje kuririmba indirimbo nziza ndetse indirimbo zizakomeje gukundwa cyane. Mu mwaka wa 2006 yahise ashyira hanze indi alubumu yise Girl Like Me, yakunzwe cyane kubw'indirimbo zitandukanye zari zigize zirimo nka Final Goodbye, Black Love, Ride and Faithful n'izindi. Mu mwaka wa 2007 Rihanna yakoze indi alubumu yitwa Good Girl Go Bad. Iyi alubumu yari indirimbo zakunzwe cyane nka Don't Stop the Music, Take Bow, Disturbia ndetse na Umbrella, indirimbo yamaye by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Irimo ngo ni Umbrella yarashica ibintu. Ibi ngibi byamuheje umwanya wa 9 muri Grammy Awards. Mu mwaka wa 2007 nibwo uyu muhanzi yatangiye gukundwa cyane muri Afrika. Uyu Rihanna mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi yatangiye gukundwa cyane. 2009 Rihanna yaramaze kwigarurira isi yose muri rusange, ndetse uyu mukobwa anamaze gukundwa ku rwego rwo hejuru. Icyo gihe nabwo ntiyacitse intege kuko uyu mukobwa yahise ashyira hanze alubumu yiswe Rated R. Yari indirimbo zaciye ibintu, harimo nk'iyitwa Rude Boy, aho abantu benshi bagize ngo uyu muhanzi yagize ngo arabwira Chris Brown wari umukunzi we, nyuma yuko baramaze igihe gito bashwanye, nyuma yuko uyu muhungu amukubise Chris Brown. Ibi ngibi byose byakomezaga kugenda bizamura izina ry'uyu mukobwa, ari nako akomeza kwamara hirya no hino ku isi, benshi banakomeza gutangarira impano ye. Mu 2010 Rihanna bashyize hanze indi alubumu yitwa Loud. Iyi alubumu igiye hanze yari igizwe n'indirimbo ko uyu mukobwa yitatse cyane. Iyi alubumu ikaba yarigizwe n'indirimbo zitandukanye zirimo nk'iyitwa Only Girl and the World, What is My Name ndetse n'izindi nyinshi zakunzwe. 2011 benshi batunguwe nuko Rihanna yari gukora mu buryo butangaje, aho benshi banibazaga yuko hari undi muntu runaka wabahanganye. Iki gihe nibwo yashyize hanze alubumu yiswe Talk the Talk. Alubumu yari irimo indirimbo zamaye ku isi nka You Found the Love. Mu mwaka wa 2012 nabwo yasohoye indi alubumu yise An Project, bituma bahiga bose maze abo wa mbere kuri Billboard 200. Iyi alubumu ikaba yaraje iriho indirimbo zakuriye amateka y'uyu muhanzi nka Diamond, ngira ngo murayizi cyane, Live Your Life yakoranye na T.I. ndetse aha hari hanariho indirimbo abantu hafi ya bose bamenye ariyo yitwa Love the Way You Lie, indirimbo yakoranye n'umuraperi Eminem. Nyuma yo kurebera hamwe ibikorwa bitandukanye bya muzika kuri Rihanna, reka mu kanya gato cyane tuze tunagaruka turebera hamwe byinshi ku buzima bwe.
byerekeye n'ubuzima bwa Rihanna yahuye na Chris Brown afite imyaka 17 naho Chris Brown we yari afite imyaka 16 y'amavuko. Aba bombi bakaba barahuye muri Vibe Awards mu mwaka wa 2005. Kuva icyo gihe hatangiye kugaragara amafoto y'aba bombi ndetse bitangira guhihuswa yuko baba bakundana. Guhera mu mwaka wa 2006 baje gutangaza ko bakundana, aho baje kugirana ibihe byiza cyane ndetse bari mu rukundo bigaragarira buri muntu wese. Urukundo rwabo rwakomeje kwamamara ndetse bakundana imyaka myinshi ihagije. Amafoto yabo aramamara ndetse avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Rihanna na Chris Brown aho umwe yabaga ari n'undi yabaga hari, muri make bari aba best friend ariko bakundana. Byaje kurangira mu mwaka wa 2009 ubwo Chris Brown yakubitaga urushyi Rihanna, ibintu byabaje isi yose muri rusange ndetse bituma aba bombi batandukana. Nyuma yo gutandukana kwabo, aba bombi bashatse gusubirana, ariko kuko Rihanna ari umukobwa uzwi ku rwego rw'isi, ibigo bitandukanye yakoranaga nabyo byaramubujije, maze bimubwira ko gusubirana na Chris Brown yaba ari nko kwemeza cyangwa se gutangariza isi yose ko umukobwa wese ukundana n'umuhungu agomba kumukubita, maze nyuma bakabasha kwiyunga. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye Chris Brown na Rihanna bahita batandukana burundu, nubwo hagati yabo byagaragaraga isi muri rusange yuko bashoboraga kwiyunga. Hashize imyaka 4 batavugana neza, bongeye guhura ubwo Rihanna yizihizaga imyaka 25 y'amavuko, maze afata icyemezo cyo kwizihizanya umunsi mukuru na Chris Brown. Icyo gihe bakaba barashyize hanze ifoto yabo, maze sirasakuza bifuza ko bombi bashaka gusubirana. Ibi ngibi ariko ntibyari gukunda, kuko nyuma gato Chris Brown yahise atangaza ko ari mu rukundo n'umukobwa. Uyu nguyu akaba ari Carlette Tran, umukobwa w'umunyamideli ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ariko nabyo bikaba bitaraje kumara kabiri, kuko yaje gutandukana n'uyu muhungu. Nyuma y'ibi byose ndetse no gutandukana kwa Rihanna na Chris Brown, uyu mukobwa yongeye kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi Drake. Kuva mu mwaka wa 2010 yakoranye na Drake, bakorana indirimbo. Drake w'umunyakanada biza kuvugwa kombi baba bari mu rukundo rw'ibanga, abariko ibi icyo gihe ntibigeze banemerana gatoya kuba bari mu rukundo. Nyuma yo gutandukana gato byemewe na Chris Brown, Drake yabaga hafi ya Rihanna haba mu bihe by'agahinda ndetse n'iby'umubabaro. Byose Drake yabaga ari hafi y'umukobwa yitaga inshuti ye magara. Mu mwaka wa 2017 mu mpera zawo, Drake na Rihanna batangaje byeruye ko bari mu rukundo, barakundana rwose, ibintu bigenda neza. Gusa ibi ngibi nabyo ntibyaje kumara kabiri. Nyuma yo gutandukana na Drake, Rihanna yaje kugenda avugaho no kugenda akundana abahungu batandukanye, harimo yitwa Karim Benzema ukina Real Madrid, gusa ariko nawe akomeza kugenda bihakana. 2017 hasakaye amafoto y'umukobwa ari kumwe n'umwarabu Hassan Jamel, umwe mu baherwe banafite imigabane mu ruganda rwa Toyota rukorera muri Arabia Saudite. Rihanna yanze kugira byinshi agiraho ku mubano wabo, gusa benshi mu nshuti za Rihanna za hafi bakaba bemeza ko bombi bakundana ndetse mu rukundo rwabo rukaba rumeze neza cyane. Tugarutse ku byerekeranye na Rihanna ku buzima bwe bwite, uyu mukobwa afite ibishushanyo birenga 20 biri ku mubiri we, ibi ngibi bizwi nka tatuwaje. Uyu mukobwa kandi akaba yaravuze ko tatuwaje akunda cyane ku mubiri we ari umusaraba uri ku kuboko kw'iburyo, ndetse izindi tatuwaje zitandukanye nk'iz'amasengesho ndetse n'amagambo y'urukundo nazo akaba zikunda cyane. Ku byerekeranye n'imyambarire, uyu ni umunyamideli ukomeye cyane ku isi, yambara neza cyane ndetse nayo hawe igihembo cy'icyamare cyambaye neza cyane kurusha abandi mu mwaka wa 2013. Ibyo uyu mukobwa yakoze ku isi hirya no hino ndetse n'abamenye bose byatumye yamamara, maze agera abafana batagira ingano, babandi bamubona bagatangira kurira nta n'uruhare na ruto bigizemo, ahubwo ari urukundo rutumye barira. Uyu mukobwa afite ibihembo bitandukanye kandi bikomeye birimo nka Grammy Awards zigera kuri 6, American Music Awards zigera kuri 7, Billboard Music Awards zigera kuri 24, Brit Awards ndetse n'ibindi. Uyu mukobwa kandi yanagurishije amakopi y'umuziki kugeza ubu ngo barenga miliyoni 100. Kugeza uyu munsi Rihanna niwe muhanzi wa 7 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagurishije cyane kurusha abandi bose. Ngiyo incamake y'amateka y'ubuzima bw'umuhanzi kazi Rihanna, icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamamaye ku bw'indirimbo nyinshi cyane ndetse na filime zigiye zitandukanye yagiye akina. Tugitekerezo kundi muhanzi cyangwa se ku kindi cyamamare wifuza ko twazakubwiraho gutaha, ndanagushimiye cyane we twabanye, kubwire ko wari kumwe nanjye kwihangana Elisa Ponce. Ntibutse gukora subscribe, usharinge nimba wanyuzwe n'iki kiganiro.